Shami rero baje ngaho tubwiye kuri nabahamagaye ngo mufashe mu kibazo cy'urugo umugabarana neza ni burundu nakirageze byanze nuko ntagize nafashe umwanzuro wo kubahamagara byanabye nuko byagenze bitese tubwiye umugabo yabaye ikirara kibi anzengereza arataha kubita arataha bukeye umva mbega bimaze kunyi na n'ubu ntarangiza naragerageje ntako ntagize mugabo uri hano neza shayihangane wirira sheriye kabagore muhaza madame urya ntabwo ari uguhanywa hari umugore muri ketse kurusha kwa nta n'umwe none si ubwo butesi rero nicyo mpfa n'abagore babahaye ese ndabyo ko kwambara n'ibyo abagore muhaza akawunga umuceri n'ibishyimbo si amaze kubyimba bimugeza ahantu rwubakwa n'umunezero ntabwo rwo umuceri ntabwo kwambara nibe nawe arabibona nibe nabona ibyo kurya n'ibyo kwambara hari ababibuze byose sheri ubwo ni ubutesi ntabwo ari ubutesi ko wagiye ureba umugabo yabanyambika ngaburira mvarata wenda cyo rugo datambye ndakumva genze umubaro wabo mvarata umugabo ananiwe n'ukuri ntabwo ntagize naragerageje nagize gute nta kintu namukoreye yewe no mu buriri rwose Imana ndagerageza uko bishoboye uratunganya ibintu kare muri salo ugatunganya mu cyumba ukitegura na kimwe nakora n'ukuri ndagerageza uko imbaraga zanjye zose zingana ariko reka nkubwire ikintu noneho kimaze kuntera uwaga umuhago waresha wagiye n'umuhago kigaje nguru umutima kakabagore mumaze gureba ubuzima isataha mu gicuku akaza atarwana aho bazaza agenda atekereje ibyo we nabyo byose noneho rero icyamuye kunezaneza kikantera agahinda yaje yisize amavuta y'umuntu tuziranye amavuta ugenda mu rugo rwawe wabaye n'umuvandimwe wanjye n'inshuti yabaye warayumviye neza byarenze ubucuti byabaye none se utumugiriye iyihe nama usugiye ko nagombaga bambaga ibaze nawe n'inshuti ye umumara amavuta ye wowe tukamara tukuganiriza reka tuzabisubiraho bose ninga gusubiza ugenda oya basi tubireke tatashe bihangana yasagiye ngiye kwihakana n'ukuri umva ngenda kumva ko nanjye byambayeho uzi ukuntu bibabaza ibaze kugira ngo umugabo ataha yisize amavuta y'umuntu w'inshuti reka nkubwire wirira Yesu arahari uzi ikintu ngiye kukubwira kandi cyiza reka dusenge ni ukuri Imana iraza ihindura amateka uzabafata gutya noneho wibone gusa byashoboka noneho duca amazimi uzababona gutya Batseze mu buriri. uruhinja babyutsa Banananiwe sheri. ari mwakoze iki Sheri banananiwe hari ako kazi turabona. Hari akazi kacu gasaba imbaraga. Meze neza rero. Siko mbona utishimye. ese uragira nsari Sheri wagiye wishimye. Urugo rwacu. noneho mvuge w'amashenge nara Sheri subiza ukuntu ukunda. ako nindakubeshye ko ibyo umuntu abijya Hari icyo nakora.
iyo mfite igihumbi sinyigusigira ibaze iyo mfite bibiri sinyigusigira aricyo nari nakwiye hatagira n'umukunzi iyo mfite igihumbi se ubona ndafite umugore mwiza bamwe nifuza ko urugo rwacu rwaba rwiza rukaba intangarugero hano muri karitsiye sibyo gusa sheri uracyarizwa n'urupfu rwa mukecuru koko wihangane ntabwo bikomeye mu buzima bibaho ntabwo urupfu rwa mukecuru kumbabaza ese urimo warizwa n'iki ubwo ariko runihagaye n'akagezeho ese urimo warizwa n'iki Nase ngende kukubabaza ni iki kiri kukuriza ngambwira ikikuriza asimbe guhemukira gute wajya wihera hafi wajya gusubira hafi uhemukira gute nicyo wansabye ntakikwiriye gute se ukareka kubabaza umutima wanjye wambabariye kuko wambabariye reka nkubaze naragusabye ndagukwa tubyaye kangahe none ngo singukunda ndabizi wabura ariko urambabaza nkubabaza gute ndekura niba ari n'ibyo waretse kunkora ibintu nk'ibyo ngibyo uzi ko uyu ari umurengwe mbibonye ntabwo ari umurengwe none uri kurizwa n'iki se ndashaka urukundo nyereka urukundo rusigaye wambabariye urashaka urukundo ntabwo ngukunda abagore murenzwe shahu ubwo urifashe uridebetse urimo urarira ngo singukunda utishimye ntazi uko bimeze ariko ntakereka musigira amafaranga yo guhaha kugira ngo uze kwihaha guhaha kandi ugomba gukuramo saa sita na nijoro kuba ndaza ntinze sibyo kirekera amafaranga kira amafaranga ubugira nkurye kubiza akazi kawe kameze kubizi ko aya ngaya she aya ngaya niyo turi gukoresha saa sita na nijoro n'andi mafaranga mfite imbere shaka ubugira mbire we ntukamureho bizatungana amafaranga umva ubwire ubwize ukuri ntabwo ugena afite 500 we narihaye undi munsi none se urabwire ubu uri bubwirirwe akira amafaranga umugore mwiza kuzi ko gukunda kuzi ko ntacyo ntakwima iyo mfite igihumbi ukoresha ubugambo iyo mfite 2 simbigusigiye wamaze rero none 500 niho ngeze ku rwego rw'aho 500 wajya umbabara ukanyumva ntakwewe none ndakumvisha nawe rero nyumva mbabarira none se kariyo mafaranga mfite imbere n'inyuma y'ibyo kashage nzakoresha nkagukubita nzakoresha kuko igihe cyose uhora na canga ugenda basi se nseze bye nseze ndamaze wimoraho akabiza usaga ngo ko wakoze kuri 500 ndaza ngiye gukora wenda neza winsako rizagenda sawa sheri sheri hanze kuko hari ikintu mbese hanze hari ikintu kimwe ariko nagukoreye ko ibyo hanze se mvana menshi ako ndekura wa mugore akusibi n'ibikira ako mugore ndekura yewe ndakurekura ngehe ndekapo babarira kandi umudore ntusigeshe wambabariye kuko ugira umujya umubwira ndagukubita
basi nushaka kunkubita ariko nta kibazo. Abagore murenzwe n'ukubaho. Uwo si umurenga. Cyane ndekora. Akusheri umukuzi. Ndagukubita wabugore. Nushaka kunkubita ariko nta kindi nushaka kunkubita rwose. Ni igiki wamburanye kuko gituma nkorera ibintu nk'ibi. Sasa urumva nkubwiye. Ngiye kugukubita unoze. Uwo ni umurengwe. Nushaka kunkubita. Viruhande. Nushaka kunkubita. Ndagukubita kandi. Ndagukubita wa mugore kandi. Imbwakazi y'umugore ibibyutse intetaho kari mu nda umugore uba ugomba kumwubaha cyane ko buriya mu rugo igihe kinini niba bahari niba bazi iby'urugo twe tuza tunaniwe urabizi. Ese umufuka w'umuceri urateretse biki n'ibiki umwenda mwiza ni uwambara mu gace yarangiza akaza kuneta gababarira gunkunda rega risajije ararize niyo ndurumvaga kari mu nda umva nkubwire ibintu by'umuceri n'amavuta n'ibiki byose hari ikindi kintu cyiza cyiyongera kuri byo. umva nkubwire ngiye kari ngewe kari mu nda ntabwo ibyo ngibyo bijya binkanga none hasigaye nampfumbata nabi n'ibyo ni ikintu yazira asigaye mpfumbata nabi nyine nkumva sinyuzwe. nakwiyumviye wowe nawe ari kukwinginga akubwira ngo wihangane muganire muvugane nyine nibyo kunyinginga aranyinginga ariko ntabwo abikora nk'uko nshaka. biriya nta kintu bizakugezaho nshuti yanjye. Shaka tubyihorere n'ubundi baravuga baca umugani mu kinyarwanda ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo. Ça va? Ariko nawe wari untegereje. Ese uri kureba iki? Rega rero buri gihe buri umuntu yajya ahantu ugomba kumenya ko situation ibintu byose ari amahoro. None aha ngaha ntushaka ujuze rwose wirekuye ariko mugabo ugira ngo hari sha none upe ubundi mbabarira mbwira usigaye ubara akoze ko abagore mwese muri kimwe turi kimwe njye nande aho burafasha ese ubwo nawe nje nirukanze uramenye ntukangiranye nawe abagore njye ndundi wundi kumbe nawe nyakubitwa n'imwenge kumva nubaransingiye neza do acakiriyo iya kwica hasi hejuru iya kwica ubundi kabiri kangahe nakubwiye ngo ari kuri amugore ko uyobewe ko dufitanye abana akabajyana iwabo uzi ko narinzi uko nyine nje nirukanka mfite unsanga wirukanka se wirukanka kumbe mwese burya oya wera tutuvuga ngo twese reba igihe kiba gishize uba ubona njye nagukunda arangiza ukaza umbwira umva ahubwo utangiye kugana ku ngingo ega ndanagukunda buriya nuko utabizi ese ndibona nkwanga aha uraho uza umbwira ibibazo by'iwawe njye nibyo mba nkeneye ko umuntu utangiye kwiraza inyanza ntacyo uri bumarire ntikumarira se wabamba umva mbaze mubwire uko bizara ikintu heruka kumarira uraho babarira di amataba masa ntagasaba ibyo ngibyo ntibikakugore fote yawe uzi ko nayize mu mutwe se mba mvuye kuverisaho we sure
Poxa. Kirilo. Ajudando. Mu gutwi. Reka mubwire. Aho rero sibyo? Sheri. Njye ntabwo njya ndaza Amerika. Keretse mbonye uriya muvura muheto w'umugabo wanjye nshaka ahantu mujugunye. None wowe mugabo ntabandi babeshya. Ese ko nakubwira ngo nawe umuto twijyanye. Yarangiza ngo magara. Kubunyosha musigo wanjye nakubwira ngo usigo wawe ukanga. Musiga je uriya nzamwirukana Yehova. Ashari ngo tunaze nyine tugira uko tu. Sibyo se. Mbona. Eh.